ngo isezerano ry'umwana w'umuntu ngo rirangirana n'iminsi ya muntu. Icyakora Uwiteka iyo ari we usezeranye rihoraho kubera ko nawe ahoraho. Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibabaje igoye gusobanurira abanyarwanda, ariko ngo Yesu we wabonye kudutinya urupfu arangije aruhindura irembo ryanjye nawe. Ariko nkundire mubwire ko gupfa ari irembo ritwinjiza aho batagipfa. Ni inkuru y'urupfu rw'umubyeyi ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Benshi bari kugenda bagira bati se uyu ni Shariroti, abandi bati se yitwa nde. Ngira ngo wenda mu by'ukuri abantu bashobora kuba bari bazi uyu mubyeyi, muze kudufasha mutubwire amazina y'uno mubyeyi, cyane ko nabonye inkuru y'urupfu rw'uno mubyeyi yashenguye imitima y'abantu bagiye batandukanye, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, aho natwe twabonye iyi nkuru y'incamugongo y'urupfu rwe. Ngira ngo ni inkuru yamenyekanye ku itariki 17 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025. Ngira ngo wenda turaza kugaruka ku nkuru y'urupfu rwe. Ni umubyeyi mu by'ukuri wapfuye mu buryo bubabaje, ari nabwo buryo bukomeje kugenda butera benshi agahinda. Ariko muhumure, umugeni arasinziriye yicaye iburyo bwa se. Ariko kandi ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Ngunda kubwira abantu babwira ngo umunsi nubona uryamye ukabyuka, wishima Imana ko hari bamwe muba mwaryamiye rimwe batabasha kugirirwa ayo mahirwe yo kuba bakongera kuramukira mu isi y'abazima. Bityo rero ibyo ngibyo bimutere kujya ushima Imana nuramuka uri muzima. Ariko kandi uzirikane ko kuba Imana igusize atari ukukiranuka kurenza abandi, atari ukusenga kurenza abandi, ahubwo ari ubushake Imana iba yakugiriye. Ndakubwira abantu nkabwira ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko abapfuye ntacyo bazi. Mu yandi magambo, wapfuye ijambo ry'Imana tubwira ko imigabo n'imigambi ye ibyo byose biba bitakibukwa, nta cyabagambirira, nta cyabateganya ejo hazaza, nk'uko umuntu ukiri mu buzima busanzwe aba ateganya ejo hazaza he. Uyu nguyu wamaze kugira acecekerwa, byose biba byarangiwe, biba byashyizeho iherezo. Rero ujye uhora uzirikana neza ko hari igihe ibyo wabwiye n'ibyo wamenye n'ibyumvise byose hari igihe bizashyirwaho iherezo, nanjye bikagenda uko. Bityo bigutere guhora twezwa kandi dukiranuka. Hanyuma unkundire ngushimire by'umwihariko, niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, reba neza ko wakanze kuri subscribe. Niba utarabikora ubikore, ubundi ufungure n'inzogera, tujye dukomeza kugenda tubana mu nkuru zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mubanze munkundire nyuze amaso mu bitekerezo by'abantu bagiye batandukanye, hanyuma turagaruka turebera hamwe ikishe uyu mubyeyi nk'uko bitangazwa. Witwa Serafine yagize ati ariko Mana uyu se we yazize iki? Yesu we. Uyu nguyu yagize ati pole sana. Uyu nguyu yagize ati Imana imwakire mu bayo. Uyu nguyu yitwa Jeannette yagize ati Mana we ngize ubwoba. Uyu nguyu yitwa Umuheburayo yagize ati rest in peace, mwihangane mu isi niko biba bimeze. Uyu nguyu yagize ati rest in peace. Uyu nguyu yitwa Alice yagize ati mbega bibiwe. Uyu nguyu yagize ati yo birababaje. Uyu nguyu yitwa Marceline yagize ati komeza uruhukire mu mahoro mukobwa mwiza. Uyu nguyu yitwa Farid yagize ati rest in peace. Uyu nguyu yitwa Uwizeyimana yagize ati nanjye ndabibaza niba ari we. Uyu nguyu yagize ati intimba n'agahinda nibyo dufite Mana we, ubuzima ni nk'uburabyo koko. Uyu nguyu yitwa Gaston yagize ati Imana imwakire mu bayo. Uyu nguyu yitwa Ange Perry yagize ati yo Imana ikomeze abasigaye we.
uyu yitwa Jean yagize ati uyu nguyu yitwa Dusengimana yagize ati rest in peace. Uyu nguyu yitwa Damien yagize ati Imana imwakire mu bayo aheza ni mu ijuru. Uyu nguyu yitwa Agasaro yagize ati mumbabarire mumbwize ukuri niba uyu nguyu ari Charlotte wapfuye koko. Uyu nguyu yagize ati aheza ni mu ijuru. Uyu nguyu yitwa Madeline yagize ati Imana ikomeze abasigaye kuko kuri iyi si twese turi abagenzi. Uyu nguyu yitwa Mushimiyimana yagize ati kuki wabyemeye koko Mana. Ngira ngo ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye ni byinshi, ariko mw'abantu mwe hari abantu bajya barwara bakabifata nk'ibisanzwe, ariko iyi ni indwara mbi, indwara ihitana ubuzima bwa benshi. Ariko nanone ngatekereza ko umuntu agenda ari uko igihe cye cyageze. Nk'uko bitangazwa bivugwa ko uyu mubyeyi yaje kuza kwitaba Imana arwaye malariya. Abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bibaza bati ni gute malariya yica umuntu agapfa? Malariya zica abantu bagapfa bakabura ubuzima. Ibyo byo rwose mubimenye. Ariko kandi nubwo waba urwaye malariya ntabwo ariko bisobanuye ko nyine igihe cyose urwaye malariya ushobora guhita upfa. Oya, ahubwo ntekereza ko nyine iyo umunsi wawe wageze Imana iraguhamagara. Rero amakuru avuga ko uyu mubyeyi yitabye Imana azize malariya. Hari abantu bagiye batandukanye nagiye mbona bagiye bakomeza kugenda bagira bati ni ukuri byatubabaje. Ati najyaga nza mu isoko nkagusanga mu isoko uri gucuruza. Ati rero nari maze iminsi nakubona nkagira ngo wahinduye akazi. Ngo ese burya mama burya witabye Imana? Mu by'ukuri birababaza kubura inshuti yawe. Niyo mpamvu rero nkunda kubwira nkababwira ngo uyu munsi niba hari inshuti ufite iruhande rwawe, niba uyikunda bibwire ko uyikunda ukiyibona ukireba, kubera ko birashoboka ko nyuma y'aho muboneye utakongera kumubona, kubera ko ubuzima ni nk'uburabyo. Niko n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubuzima bwanyu bumeze nk'uburabyo buza bukarabya bukongera bukagenda. Yego rero nukunda umuntu uyu munsi ubimubwire, nunamwanga ubimubwire, kubera ko uyu munsi niba umubonye birashoboka ko ejo utakongera kumubona. Ariko kandi intego ni ukubwira ngo nuko muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mere nk'abantu bategereza shebuja agarukira ava mu bukwe, kugira ngo nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko naza azakenyera akibicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Namwe mumenye ibi yuko iyaba nyirinzu yamenyaga igihe umujura azazira, yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Dukomeje kwihanganisha umuryango wabuze umwana wabo. Imana y'amahoro, Imana nyirihumure ryose bahumurize kandi ibakomeze. Ku bafite ibyiringiro by'uko nyuma y'ubuzima tubayemo hari ubundi buzima tuzongera kubamo, mukomeze kugira ibyiringiro by'uko mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko tuzongera guhura n'abacu basinziriye, inshuti n'abavandimwe. Assalamu shalom shalom.